nitwa Nyiramabuye Siteriya nkaba naravukiye muri Rulindo mu kagari ka Nyirangarama none bo nkaba mbarizwa muri Rulindo ngewe gutangira siporo sinabitangije siporo noneho nari meze nabi umubiri wanjye gwari gumeze nabi kubera uburwayi ariko kuva igihe natangiriye siporo ubu meze neza murareba ukuntu meze mbese yaratwambitse pe twari abakecuru ariko ubu niwamenya ko turi abakecuru none ubu ngubu rero kugeza ubu ngubu siporo umubyeyi wacu Sina Gerard ni papa wacu rwose nta kintu yatwimye twese niko adukorera. Muraganira na Sina Gerard kuri Nyirangarama mu karere ka Rulindo amajyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Siporo n'ubuzima, roho nziza itura mu mubiri mwiza,
turahinga tukorora tukagira inganda zitaransforma kongera agaciro ku byo dusaruye tukagira amabranche tukagira amasoko twitabiramo yaba yo mu gihugu cyangwa ku isi hirya no hino. Nshaka kuvuga nyuma y'inganda zitunganya ibikomoka ku biribwa n'ibinyobwa nk'akabanga ni urusenda ruhingwa n'abanyarwanda bose mu gihugu cyose no hanze y'igihugu bahinga urusenda, ariko twe tuba twarahisemo urusenda rw'umwimerere karite y'urwo tuba twarahisemo n'uburyo turutunganya, ariko tugakorana n'abaturage banyuranye n'amakoperative. Natwe turi abahinzi tugahuza umusaruro. Marakuja zivamo agashya ni uko nguko. Tugira ikibuga cy'umupira, tugira chapelle Saint Gerard, tugira college Fondation Saint Gerard, tugira ivuriro hariya hasi ku muhanda, tugira ibikorwa binyuranye byose. Siporo rero ari byose nabivuze nkikira siporo. Siporo ni ubuzima byari ngombwa. Aka gasozi gatagatifu ubona katare ukabona uyu muhanda w'ibirometero 5 uvuye ku muhanda kugera hejuru ahangaha unyura mu baturage dufatanya ibikorwa by'amajyambere. Buri kintu cyose iyo nakibonye ndagikurikira nkakibyazamo umusaruro. Abaturage bafite imyumvire myiza, dufatanya mu iterambere ry'igihugu. Umuhanda urahari, agasozi karahari, tuzi neza ko siporo zikorwa. Dufite ikipe ya atletisme ubu ngubu irazenguruka ku isi itsinda. Aho ni handi uvuga ngo niba u Rwanda ari urw'imisozi 1000, ya misozi reka tuyibyaze umusaruro, he kuzigera upfunyika utwe uhambira utwe ngo ariyimutse ngo agiye ahari ibibaya cyangwa ngo agiye ahandi hera kurusha ahandi. Ahangaha twibyazamo umusaruro, ahubwo ku buryo n'abahandi bagomba kuza baje kugira ngo dufatanye ibyiza bihari kandi bitwongerera imibereho myiza yaba urwego rw'ubukungu.